icyaha kigira uwikorera ibaze ngo ndi iyo akagacano kanje ngo nakagenti ka shitani ayiwe ahubwo no kutabumvisha ko yawe urimo urumva niyo yishize muri rusange yazivuze zose izi cyane ntiyavuze ngo akagacano cyangwa yacana aya makanisa yacu hafi yose tafite amacano yose n'abagenti bandi nawe urabyumva na ya shitani izi cyane zose zikanisa nazo ni agenti ya shitani kuko zose ni amacano se yaribeshe nari kumuvugira kubera ko ari umuyumbe mugenzi wanje ariko ubutazo azongera aje kuri cano aje gusobanura cano yaza avuga uko usanga ari umuntu umwe wamukwajije akamafata amacano yose akahindura ibyaha cyo ni kinyoma azoza asobanure neza cano yariyo iteje ikibazo kuko birashoboka ko abagenti ba satani bogira cano cyangwa ari uwamuvuze cyangwa ari uwamuvuze nyine akamukora ahantu ibyo nabyo birashoboka abantu bose ntibanganya disipurine abantu bose ntibahuje umurongo ariko mu by'ukuri yaza avuga iyihe cano ni uwe munyamakuru yashakaga kuvuga cyangwa se uwe mu YouTube nico kibazo noneho icyo kintu ushaka kuvuga turebe se ibintu yavuze nibyo reka amategereze akantu yavuze kugira ngo noneho mumenye ese umuntu yari mukuri cyangwa se ntiyari mukuri abayumva mu gukora amakosa baraye kubavuga none twaye ikaze hano kuri Scott TV show twasujaho muri mwese aho bukeye aho bwije turabasuhuje tubifuriza n'ubundi ibe byiza wowe utakora subscribe uyikore kugira ngo n'ubundi uzazobona ibiganiro byacu ku gihe niyo nkunga tugusabye nta mafaranga tugusabye icyo tugusabye gusa ni subscribe rero hano ndi kubona abashitsi hano mwumvikanira mwayifata gutya mwafata gutya rero ndi kumwe n'abashitsi hano ndi kumwe n'abatumirwa baratwibwira kugira ngo n'undi dutange ikiganiro n'undi mubazi rero hano umuntu uri hagati atwibwire dukomeza gutya karibu asante cyane kwikaze duhaye amazina ni Rwemerwa Steven nkaba nkora ku Ntwari RTV1 sawa urakoze wawa Scott ku mazina ni Musirimu Jean Paul kaba nkoreye ikinyamakuru bita Mutanoga TV1 gusa nayo natangiye cyitwa Musirimu Official tuza guhindura ubu nyine ni Mutanoga TV uro ku Mutanoga Mutanoga narahageze rimwe kabisa mpushuka mvuye mu Kamombo ni hamwe no mu Kamombo wowe wahewa ndo munyamibunda ahitwa Marana hajya tuye ngo mazina nayahe Steven Rwemerwa ubu munsi nagira amahirwe kugira abashitsi tumaze iminsi dufite abashitsi ariko uyu munsi dufite abashitsi turaganira n'ubundi ku bintu bigenda bivugwa hano hirya no hino ejo bundi tubone umuyumbi agiye gutyo avuga ngo abantu bafite YouTube ngo turabakozi turabagenti ba shetani nje nama nkomesha
nama nkomesha ndavuga ati ushinzwe koma shetani icyo nanjye si agent ya shetani ndavuga ati se kandi ko yari afite kamera inuze mikrofone azi ko ari kumukamera nuko utamwemera ko bamukamera kandi umuntu wamukameraga yarimo ashaka kuri channel none zira channel nayo ni shetani none se ahubwo yaza akoreshwa n'umugenti wa shetani noneho icyo cyo kintu ushaka kuvuga turebe se ibintu yavuze nibyo reka amategereze akantu yavuze kugira ngo noneho mumenye ese umuntu yari mukuri cyangwa se ntiyari mukuri. Abayumva mu gukora amakosa bareke kubavuga none ngo izi channel ziri mu gutuma abantu bahuga kandi izi channel ni agent ya shetani wowe urabyumva gute? Rero ko mzumva uyu mugabo ndavuga yatomoye ngo avuge neza ufite sina nari ntarakamwumva ubu nibwo mbashe kumwumva neza ariko ndavuga yasobanuye channel yari kuko birashoboka ko afite channel ku ikanisa ryabo nawe bayifunge cyo ni ikibazo channel ni channel ariko batandukanye n'abazikoreraho kamera ntacyayigira mikrofone ntacyayigira na channel ntacyayigira icyaha kigira uyikorera ibaze ngo ndi iyo aka gacano kanje ngo na agent ka shetani ayiwe ahubwo no kutabumvisha ko yawe irimo urumva niyo yishize muri rusangega yazivuze zose izi channel ntiyavuze ngo aka gacano cyangwa aya makanisa yacu hafi yose tafite amacano yose n'aba agent bandi n'ababyumva na ya shetani izi channel zose zikanisa nazo ni agent ya shetani kuko bose ni amacano se yaribeshe nari kumuvugira kubera ko ari umuyumbe mugenzi wanje ariko ubutazo azongeraje kuri channel aje gusobanura channel yaza avuga uko usanga ari umuntu umwe wamukwajije akamafata amacano yose akahindura ibyaha cyo ni kinyoma azoza asobanure neza channel yariyo iteje ikibazo kuko birashoboka ko abagenti ba satani bogira channel cyangwa ari uwamuvuze cyangwa ari uwamuvuze nyine akamukora hantu ibyo nabyo birashoboka abantu bose ntibanganya discipline abantu bose ntibahuje umurongo ariko mu by'ukuri yaza avuga iyihe channel nuwe munyamakuru yashakaga kuvuga cyangwa se uwe mu YouTube nico kibazo wowe urabyumva gute wa sawa ngira ngo ibyo nari kuvuga byose ni kaho Intwara TV abivuze gusa uyu mugabo nje nabonye iyi audio yo igisohoka ni ukuvuga ngo uyu mugabo ntiyabivuze neza njye ntago nemezanya nayo kubera ko ni ukuvuga ngo ahubwo n'amakanisa menshi dufite ahangaha arifuza kugira iterambere mu ikanisa cyane none se bazagira iterambere ari amacano ya shetani ni ukuvuga ngo amakanisa menshi hari igihe bahamagara umunyamakuru naza dukameye njye nkabona rero iyo avuga ngo iyi cano ya runaka akavuga cano iyo ariyo apana kuvuga ngo fate en general wavuge ngo amacano yose na ya shetani hasi nubwo shetani cano ya shetani hari anga kubera ko cano igaburira abantu
hari cano abantu bakora akazi rero nukuvuga rero nira cano yazimukamera ni ya shetani kubera iki yagiye niba mikoro yari afite ni ya shetani kuko ni igikoresho gaca cano kubera iki yagiye wa kamego na cano ya shetani je nkubura mugabo rero azongera asubire kuri kamera sobanure neza gusa abantu benshi arige bagera kuri kamera akaba yovuga ibintu atabanje kutekereza biba byiza kutekereza ku kintu ugiye kuvuga hanyuma ukabona ukivuga kuko rimwe na rimwe uko byumva uriya mugabo yavuze neza kubera ko amacane yose ntago ari ashitani nija kuba ari za shitani iriya kamera iriya mikoro intaba arayifashe kandi ibi byose twabikuye kuri canoga iyo kavido turi kubereka hano kare kuri cano kandi ikanisa usanga iyo cano ari ikanisa kandi iyo kanisa asengeramo none uyu mugabo turamuhonyeshe wa mugabo we turagubonyeje kuvuga ngo ufate cano za miliyoni zose zo ku isi za miliyari za cano uvuga ngo ni agenti za shetani aha waradututse kuvuga ngo mutanoga ngo ni cano shetani ngo ni agenti RTV1 ngo ni agenti ya shetani ibyo bibaho ibyo twayifashe nko guteshuka gusa hari igihe umuntu ashobora kuvuga ibintu atapanze ugasanga avuze ibitari byo ariko ibyo yavuze abantu benshi baramunenze kuvuga ngo aterura jambo avuga ngo izi cano zose umuntu usanzwe ahuze nubwo ngo abasanzwe bahuze nyine none iyi cano yatuma umuntu yumva ngo ndasoma ijambo ry'Imana uko nyine uko bameze ntibishoboka kubera ko aho ngaho nanjye ntabwo twemezanyije nawe kubera ko urumva cano ntiyakubuza gusoma ijambo ry'Imana ndabihamya ndabivuga kuri kamera mbihagazeho hari cano nishi zivugwa ijambo ry'Imana nishi cyane ushobora no kuyigendaho ukareba ijambo ry'Imana ugakurikirana amateraniro cano nimba ufashe umwanya iminota 30 ugakurikirana cano fata andi masaha usoma ijambo ry'Imana taho bihuriye none se murabona gute muri no minsi hari uburyo n'ubundi abayumbe bari kugenda bitwara ukuntu utameze neza babavuga bagatangira gushira hejuru kandi aribo babiteye ugasanga abayumbe hari byinshi byagiye bicikana ku bayumbe cyane bakisebya bonyine mwagiye mubona ama audio acicikana abayumbe bamwe na bamwe murabazi si ngombwa kubavuga ariko se ibintu abayumbe bamaze iminsi bamena amavuta murabibona gute first of all kumena amavuta byahozeho n'abayumbe bahozeho gusa bitandukanye nuko abayumbe bakagombye kwitwara neza noneho ugasanga uwitwa umuyumbe akoze ibyo abantu batari bamutegerejemo muri make akitwara uko abantu batategerezaga kubona yitwara ibyo ngibyo biza biteza ikibazo n'impagarara mu bantu benshi ugasanga n'abayumbe bazima babirenganiyemo jewe ijambo ni rimwe gusa umuntu witwa ko ari umuyumbe ariko agasebya abandi agasebya izina ry'Imana akorera n'amatsinda abamo uwo ngo si umuyumbe abantu bazamufata uko nguko ikimenyetso cy'umuyumbe ni ugusenga ni ugufasha abantu bari mu bibazo ni ugutaramira Imana no gukorera Imana ariko rero iyo umuntu agenze ukundi ubundi agomba kwitwa umuyumbe mwese ko ari babayumbe usanga ari abantu bazwi cyane bahanura kuri biheko ariko ugasanga nibo noneho nibo bagenda bikoraho hari n'ibindi bintu ngabire nshobora kuvuga hari igihe utangira neza ariko wagera imbere bikagucanga kubera iki uriya popularite ni mbi cyane kuba umusitari ni ikintu kibi aho uciye hose ni wowe ninde bashaka kuramutsa niwe ninde baguriye amata niwe ninde ubayeho hari abantu batazi kubanaginga izina ryabo voilà management discipline mu kazi ukora buriya akenshi tubona abantu benshi bitwa n'ubujiji ugasanga uri muri field runaka ariko udafite competence yo kuyihagararamo ngo ishikamemo niba ubona uri umusitari
wari umuntu w'inyuma iri inyuma iga kuba muri iyo situation ugezemo kuko janga zakundira kuzanira intambara no gutwara neza abenshi buriya suko bari babi ahubwo nuko batamenya kwitwara neza mu gihe bagezemo igihe ni gihe cyacu nta muntu uzahora hasi nta muntu kibibaho ariko uko uteye imbere yibaze ngo se ahangeze urugwego ndiho nditwara gute nuko nkuko nico kibazo gusa umugenzi wacu arabibona gute urakoze cyane no kuvuga ngo rero je sinzi uko abayumbe nabavugaho cyane ni ibintu byinshi byagiye bivugwa ku bayumbe gusa abayumbe bose si bamwe siko bitwara nabi bose hari abayerekeje abandi mu kiyumbe kandi twebwe tubona ngo umuntu ni umubyinnyi kuja kubyina uyu wacu ni umucuranzi naje ndi umucuranzi nimba acuranze agacuranga umukunga hari utuntu twaje ngo ni padi bazagashiramo kakazamura amarangamutima nimba agatima bakazamuka ukirukira yari kuri rutare kuri podium kuririmba cyangwa kubyina tibivuga ngo abantu bose nabayumva hamwe tuza dusubiza amazi maturebe hari igihe uzasanga umuntu n'umubyinnyi akaba yotukisha n'abandi nabo ariko abayumbe si bose twavuze uko ariho bamwe batukisha abandi nge nkavuga ati rero abayumbe nimba bagira imbuga barazigira hari urubuga nabonye ngo abayumbe ku isi kuko bari mu kudusebya nimo kumva bavuga ngo igiterane ngo cy'abayumbe ngo ba Nairobi ngo cy'akarere natwe naje ndi umuyumbe ariko utaba ku gitabo bivuga ngo rero umuntu ufata impano yiwe bari abayumbe n'abantu tubaha mu ikanisa n'abakozi b'Imana ariko nagenda agakora amadegara hanze tukabibona hano kuri mutandao azongera aje kuri rutari kutubwira tibishoboka nkavuga ati rero umuntu asobanukirwe ibyo ari gukora nimba uri umuyumbe kurikiza ibyiyumbe fata iby'Imana ariko kuvangavanga ngo uje mu bintu by'isi ngo ugire gute ukora ikiyumbe cyawe naho ni utangira kuvangavanga bino bya hano ku mihanda ibiki byanyereye n'ibiki aho ngaho uzatukisha bari abagenzi bawe b'abayumbe bakora umurimo w'Imana kandi abazabona kino kiganiro bakumve neza tuvuze ngo nabayumbe si bose batumve neza ni bamwe muri akoresha mu kumena amavuta ariko abenshi bari mu kumena amavuta hari n'abenshi batamena amavuta cyane urakoze ni ukuvuga ngo hari umuntu ejo nize kumva avuga ngo se ndajya gutara amase ngo si babandi n'ubundi bari mu gukora amanyanga uko abakristo benshi ntibakicumva noneho kuvuga ngo baje gutarama baje mu gitaramo baje mu gusirimba kubera izo barimo kubona mu makanisa ugasanga si babane si babayumbe si ukuvuga ngo izina ikiyumbe rimaze guharibika rimaze kugira izina ribi ndetse n'abashumba bamwe na bamwe bagiye bubaka izina ribi rero niye namubwira abayumbe ndetse n'abashaka abashumba kuko ari benshi bari mu kuvuga ati sinoja gutarama hari n'abatira kanisa sinoja kirijamo kubera iki hari abantu bazi bakora ivyo bintu bakumva tona je gutama aho umuntu ari hari akantu hagati aho narishaka gukosora ngira wenda nze gusubiza ico kibazo waruvuze uyu muyumbe wavuze ngo aba YouTubers bose ni aba agent ba Satani yarakubabaje jewe kugiti canje kankozeho karanyoye no tugira ikibazo na shetani sindamuze ukashawo tugira ikibazo cyo kugeneraliza cyo kuvuga umuntu umwe ukamukombina n'abandi bose basigaye buriya ico nico kibazo abantu benshi dufite twibaze ngo se abayumbe bose ni bamanyanga si bose ariko twavuze ko atari bose si bose no reka tuvuge ngo nituguma kuvuga abayumbe so tuvangura intama n'ihene tuvuge ngo abayumbe bagito kugira ngo umuyumbe muzima asigara yemye ameze neza yisanzuye atamererwa nawe agakogo ibifura intama gani vuga ibifura no turaka kantu ko kugeneraliza mu pastor barimo abantu b'amanyanga
mu bayumbe harimo abanyanga, abacuranzi barimo, abaririmbyi barimo, muri ba kinyozi harimo abanyanga cyane, siko kuri cyane, mu bacuruzi ba protect harimo abanyanga, mu banyamurenge harimo abanyanga, mu babembe bapfurero, kandi abo bose bafite abanyanga n'abantu bazima. Ikibazo iteka ryose abantu bagira ni igihe uvuga ikintu kiri specifique tu specifique noneho ukakivuga en general, ico ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo nkosore wenda ako nako nico kuvuga ngo abayumbe so twongeraho ngo bagito turatandukanye n'abajya bazima babere tunabubahe tunabashimire kuko bitwaye neza mu gihe kigoye, siko kuri kichana n'umuyumbe. Asante kichana umuyumbe hari kicha karabavugira n'umupasiteri karabavugira noneho kubera ko sikote tuvugisha ukuri, umuntu wavuze ngo aba YouTubers bose ni abagenti ba Satani yararengereye kuri channel yawe bafite channel y'Ikanisa, kandi usanga n'abafite izidufasha izo kuvugira ijambo kumva indirimbo inama bene uko nguko, so kujenereza nico kibazo. Kandi mu byukuri abayumbe ni beza, uzoja mu Kanisa ritarimo zamusitanga gusinzira ubonye ukazurota shitani ngiye kugufata n'amaboko, siko kuri se ari cyo wacu arashaka kugira kugira ngo mbazi cyose cyanyuma tusoze. Urakoze cyane, naje subiye ku bayumbe bukeya, ariko twavuze ko atari bose, ngira ngo twavuze ko ari abayumbe bagito kuko yarabivuze, ntabwo ari abayumbe bose, ni bamwe muri bo. Ubushize ari Kanisa twari turimo hano iwacu dutuye, noneho ni nawe waza unacuranga wa ariko si iwanyu, noneho uraturanze umukungu urafashe, noneho hakaba ari umuntu twari turi kumwe mu by'ukuri si umuyumbi, twatwicaranye twari batatu, arahaguruka arirukanka nabasha kubyina, noneho ngo agaruke turamuse nawe uzuja kubyina hariya umuyumbe, yadusubije ijambo aratubwira ngo se bari abayumbe bose bari hariya bazabyina aro basengeye ku buyumbe, numva ndasinzwe, arambwira ati si umuyumbe ariko naje nagiye kuko nta muntu usenge mu buyumbe hariya. Bivuga ngo rero ntago ari abayumbe bose twavuze bamwe. Ikibazo warubajije nubwo wacu atagikozeho neza, waruvuze ngo hari abantu bavuga ngo ntibasha gusenga ngo kubera ngo si babandi abo bantu ntago turi kumwe, ntago tuja gusenga pasiteri, ijambo rya kabiri ntago tuja gusenga Steven ngo ni umuyumbi, uja gusenga Imana yawe, wowe genda usenge ibyo bakora we usenge, nurangiza gusenga witahiye. Ntaho bihuriye kuvuga ngo sinja ngo muri rya Kanisa ngo ni rya rindi ni babayumbe bameze, babayumbe bose si babi, harimo bamwe beza, harimo n'abandi babi, ariko nabo baza bamenya ati wenda birahari simbizi, wenda uwabaza akora amakosa bakamugendera, ariko tugomba kubanenga abakora nabi n'abakora neza. Babikora neza turabashimiye kabisa, bakomerezeho. Uzarebe Ikanisa ritarimo umuyumbe, kugera iwanya usengera kw'imvanzi ugasanga nta bayumbe barimo, Ikanisa bazavuga ngo ye none igitaramo ngo cyubunyine ngo cyari cyakonje kubera ko naki nta bayumbe bari barimo. Urakoze. Noneho mbabaza ibibazo za nyuma, murabacuranze mwembi kandi bimwuga murabikora kandi nibyo, ndakubaza abacuranzi wemera kuri ino si ya Rurema b'abanyamurenge, wemera bati aba ni abacuranzi, umbwire 4 cyangwa 5 wemera bati aba ni abacuranzi bakuriye ingofero gutya salute. ari jambo umuntu azabazwa ugasa n'umushize mukambire mukambu abana ngiye gusubiza uko numva, ariko reka ntangire mvuga ngo urasagira umuntu uzumuha bake bavandimwe, kandi muri abo bake nibo ndibuvugemo, wewe ntazi ntugire ikibazo. Ubundi umucuranzi nemera uzaza mvuga impamvu, nemera Beya, kubera ko Beya ikintu cyose akoze kuri sente ubona adashakisha, sinibaza ko ari practice nyinshi, sinibaza ko ari abatoza benshi agira, uriya mutipe nzabona ko ari ibintu n'impano yavukanye, abandi bacuranzi nshobora kuvuga n'ababyigiye babikora nk'umwuga, iyo kwisanga ahantu hari hose agafitinga, hari ba byinshi, hari ba Mima, uriya nkunda Ngoga cyane, Pasiteri Ngoga wo muri
Calvary uriya mugabo ndamukunda uraza unaririmba aza aririmba ari gucuranga ukumva ibintu bye melody uburyo bikora wabikombina n'ijwi rye akora ibintu rwose nka bimurimo kunda gahungu bita Serge Serge n'umwana wakuze mureba dusengana yiga gucuranga ambaza ngo se bafata gute sinzi niba aramanga cyane Kasarani no Kasarani ubundi ariko yahoze Gidorari ndamwubaha cyane turamusuhuje afite agatimu k'abana nk'abangahe bakorana ariko bacuranze ariko reka mvuge Serge na Nzungu ubwo abandi mwihangane wenda hari nuko ntamenyeranye namwe asante cyane urakoze cyane sawa urakoze wawa icyo kibazo cyiza ubajije buriya umuntu abacuranzi ni benshi kuko yarabivuze abacuranzi bagiye barutana hari umucuranzi uzosanga ari gucuranga umukunga acuranga umukunga ibintu bimanuke hari undi mucuranzi uzasanga acuranga indirimbo zitonze izo bita masiro zitonze hari undi mucuranzi uzasanga ucuranga indirimbo za sebeni noneho hakaba n'undi mucuranzi ubikora byose so wovuga abacuranzi ukageza n'abacuranzi magana ngaho uzi ariko abacuranzi njyewe bacuranga ibintu byiza numva bacuranga ibintu byiza kuko n'umugabo yaravuze Dr. Bea ni umucuranzi uzi ukora kuri sente nubwo yosanga ipfuye buriya ari amasente usanga haturika ubu wacu yahise abyumva n'amabuto amwe ntakore ariko azayikoraho ukavuga ngo ino sente bayikuye mu ruganda Bea azabikora neza akora neza kabisa kandi icyo umuntu akurusha uzi tumubahira abikora neza hakaba undi mucuranzi nemera uzi ucuranga indirimbo zitonze neza gusa ntazaboneka muri bene wacu n'umukunga arawucuranga neza n'ikizungu n'indirimbo zose n'umucuranzi bita Musore wa Kayoli niwe mucuranzi tuba duhura nimba nambaye rinete nkazikuramo nkareba kamubwira ngo kura kuri sente ntegere gusa atahe ndumva ni benshi babikora ubwo abo tutavuze suko tubanze suko mutabizi murabizi gusa hari umunyamakuru ejo bundi wampamagaye mu Rwanda ndi mu rugo nawe ni umucuranzi ariko n'umunyamakuru arambwira ngo nimba ari ikintu kigoye kibaho ngo no gucuranga wari kuzi kugweza amateraniro yose ngo za ministeri runaka zirahari amakorero runaka arahari niwe bategereje gutanga umugati ugacuranga ukarangiza udakotoye cyangwa udakoze ibintu badashaka atuzushima Imana umucuranzi wese ahari yaba umunyamurenge yaba umunyagihugu yaba umuki ucuranga ibintu bikagenda neza amateraniro akagenda neza wa mucuranzi wenda kwemera kuraje kandi ukore gusa twige cyane kugira ngo dukomeze dutange ibintu byiza murakoze ninde mumbi wemera umwembe nemera iyo ndi gutegera Sunzu nza numva nyuzwe wowe umwembe wemera ninde sawa urakoze naje umugabo nza nkurikirana yo nabwiriza rero ni babiri reka mvuge babiri ejo bundi naza mbwira abacu twari turi kumwe ataba abagabo bombi nubwo babwiriza amasaha 3 umwe amasaha 3 undi 3 mfite umwanya wo kubategera ndabakurikirana umupasiteri ni referangira ngo wa Kasarani ngo ni Byicaza uriya mugabo azabwiriza nkamukurikira turamusuhuje Bizimana ntabwo ari bishop Bizimana ni revera Bizimana sorry azabwiriza nkamukurikira mfite umwanya nkarangiza amiga yiwe undi mugabo uzubwiriza nkamwumva kabisa ni umugabo bita Bizimana Paul evangelist ndamukurikira kabisa azabwiriza kumva kabisa ni sawa yego murakoze cyane ku bantu bundi mwatwitabye tugeze mu musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyageze neza cyane kandi twatanze n'ibitekerezo byiza ikiganiro kirange tugishaka kuvuga tugishaka gutanga ibitekerezo kuko nawe n'abagabo bazi kuvuga nawe n'abagabo bafite ibitekerezo kandi wowe utarakora subscribe kuri Mutanoga TV na RTV1 mu by'ukuri Imana igenda ibahe umugisha mugende mukandeho n'ubukanda nta mafaranga babacaginga mugende muhakande mukore subscribe nta yindi nkunga tubasaba si amafaranga siki mugende muhakande subscribe gusa
Imana izaba ibagiriye neza. Mutibagire no kuri Scott TV show, turabakunda kandi turabazirikana. Comment zanyu turazishaka, ibitekerezo byanyu turabishaka, ndetse n'izindi nama zihariye muza mutwandika inbox, mutubwire inama nibyo twifuza. Buri wese nta muntu uba perfect, turakosa dukora ibindi byose bidahuye, ariko muza mutugira inama. Reka tubashimire.